White twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza umugisha. Ni wa mwanya twagiye tubategurira kuri channel Irabivivaguye TV ko tuzatubagezaho ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabagendereye twageze harya ni mu rugo ni mu rugo ni kuri Nyange, mu murenge wa Nyange. Imana ibahereza umugisha. Twakwakira umukozi w'Imana twatumiye akatugezaho ijambo ry'Imana. Karibu umukozi w'Imana mu izina rya Yesu. Watangira wibwira bagukurikiranye. Amina. Murakoze cyane. Amazina ni Nigina Yosuwa cyangwa se udomo rw'Imana. Umugabo ndubatse nkoye muri ADPR. Aya masaha ndanezere kuko nageze hano hantu kabanje kuvuga ijambo ry'Imana. Ni iby'agaciro ndetse n'umumaro cyane. Abagiye kuzabyumva mwese muzabyumve, mwumve ko Imana itabara kandi ahantu hose wabuze igisubizo Imana arukundikishamo inzira ukabona igisubizo. Rero cyo gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo abadutaye mu bibazo bazasanga twuciye mu bisubizo. Abadutaye mu bibazo bazasanga twuciye mu bisubizo. Haravuga ngo nuko haravuga ngo gatatu Luka 18:20 avuga ngo nuko muri uwo mudugudu hariho umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanje amara iminsi atemera ariko aribwira kuko uyu muntu anduhije ngiye kumurengera. Imana ishimwe rero ihabwe icyubahiro. Ijambo riravuga ngo abadutaye mu kibazo basaga twicaye hehe mu bisubizo. Rero Imana yakiratabara, Imana yakirakora. Rero Yesu we afite ukuntu ahindura page, ariko haleluya. Habadutaye benshi badutaye mu kibazo cyinshi bagira ngo tuzapfa, bagira ngo tuzahangayika, ariko Yesu turimo hari ibikomere yomo, ariko haleluya. Cyanga byakunda byanga byacitse, Yesu ashoboye byose, ni umugabo turamwemera. Wowe n'ikibazo cyawe bibyire Yesu, harabyagucanze. Uyu mugore yamasi imisi afite ikibazo, amara imisi ari kuburana, amara imisi bitemera, amara imisi byaranze, aje mu karere, aje mu mudugudu, aje hose biranga, ariko Yesu aravuga ngo nubwo Yesu we ahantu hose habuze icyerekezo aragitanga. Bivuze iki? Abadutaye turi mu bibazo, turi mu twabuze byose, twabuze n'igisubizo, Yesu atanga igisubizo, Yesu atanga inzira aruka bigenze. Bivuze iki? Hari umunyabushobozi, hari n'umunyabubasha, ariko haleluya. Uyu munsi hari urwaye, hari abikomeye, hari abyagucanze, Yesu arabishoboye. Ijambo riravuga ngo hahirwa abantu bazi Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yesu turamwemera, atoka desefu. Ariko mbese tuzana ikibazo cyawe wihangayika, byira yose byose bibyire Yesu. Hari abiri kukubabaza, hari abyagucanze, yabyaba kuki hagaya ku munara urindire icyo navuganye nawe. Bivuze iki? Guma ku murongo w'iki w'Imana, icyo Yesu yavuganye nawe, ariko haleluya izagisohoza. Hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira iki umuzi, ariko haleluya umuzi wacyo nagusazira mu butaka. Ngiro bene data, hari ibyiringiro mwe mudukurikiye, hari ibyiringiro mwabagabo mwe, hari ibyiringiro mwababyeyi mwe, hari ibyiringiro atoka desevo, hari ibyiringiro kizatugirira neza. Tubyire Yesu yomora ibikomere dufite, ariko tubyire Yesu yomora ibisebe dufite. Uyu mugore ngo nuko aribyira ati uyu muntu ukahora imbere yanje. Yesu we rero afite ibiri kutubabaza, afite ibiri kuduhanda, azi bya bindi byananiranye, azi bya bindi byagucanze, azi bya bindi byanze. Yabyihaba kuki aravuga ati hagara ku munara gusa. Bivuze iki? Hagara kuri top y'umunara, hagara ku munara, wowe winginga Imana, winginge Yesu areke azakora ku buzima bwacu. Bivuze iki? Abagusize muri vivurere, mbese abagusize hahandi nyine muri ceceka, hahandi byanze, hahandi byaraniranye, ariko Yesu agusize muri soneri, ariko haleluya. Mbese agushyire muri soneri, ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga ze mu butayu. Uri muri Yesu nago wahungabanwa, uri muri Yesu nago wababara, uri muri Yesu nago warira, uri muri Yesu akira umunezero, akira ibyishimo. Uhere umunsi umaze iminsi ufite ibikomere, umaze iminsi byaranze, cyanga byakunda Yesu yomora inguma, ariko haleluya
Yesu yomora inguma ku buzima bwacu. Ryo ni ijambo ry'Imana. Bene data muri kuryumva, yemwe bantu mwese wo mwisi yose, iri jambo Yesu aravura, Yesu arakiza, Yesu ni umugabo. Icyo yavuganye natwe izagikora. Nubwo turi mu bihe bigoye, twizere Yesu azatugirira neza. Bene data, buri wese yizere Imana. Nanje mwizere, nawe mwizere, musore mwizere, nawe mwizere, mizina ryande rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri data wa twese, uri igikomangoma, waturengeye n'ushimwe, wabanye natwe, warinze ubugingo bwacu na n'ubu uhereye umunsi. Mwami Imana, iri jambo tuvuze, reka mwami we rizagira ukuntu mwami ryomora inguma, ryomora ibisebe. Mwami Imana, uryumvishe wese, mwami Imana, kuri iyi TV, reka mwami Imana azahabwe umugisha. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen.